baratandukanye namufashe nyine ari kunca inyuma bita nyine mwihorera. ubwo Nyambo yafataga Titi ari kumuca inyuma, Titi yahise akwirwa imishwaro n'uwo bari kumwe ngo bakajya bihisha mu busa ngo Nyambo atababona. urumva mu baby we twari turi kumwe yahise ajya muri bed kavati ntabwo usutuma mbona I beg you. Nyamaze Nyambo we yari yamaze kubabona kubera ko yinje bakiri muri icyo gikorwa, abyibonera live. Akomeza avuga ko uyu musore we yari ataramubona, ahubwo umukobwa wari uri hasi agaramye niwe wahise umubona, maze utubuno tw'umusore dukomeza kunyeganyega. Nyambo abyirebera bimurakaza cyane bimubabaza. Gusa kubera ko uwo mukobwa we yari yamaze kubona Nyambo Titi ataramubona, byahise bituma icyo gikorwa gihagarara. Ubwo cyari gihagaze, Nyambo yahise abaza Titi ijambo rigira ati, yabimbaje mu Cyongereza sinzabyibagirwa. Yahise ambwira ngo Titi who's that bitch, niryo jambo rya mbere yambajije. Mu mishwaro mu isoni nyinshi, mu kubura aho bakwigwa, barimo bihisha mu busa, bakanaguye amaso, bambaye ubusa buri ngo barimo bareba nk'abantu bo muri Tanzania. Mbega ishusho ubu nabibonaga muri filime z'Abatanzania. Ugenda nabaye nk'ikiragi. Tisi nahise nseka mani. Kugira ngo wumve umusebo wa Titi ndetse n'uwo bari kumwe baca inyuma Nyambo, kurura ishusho iri muri Bibiliya ubwo Adamu na Eva Imana yabasangaga bamaze gukora icyaha. Ngo uyu Adamu na Eva bari bambaye ubusa buri bakajya bafata utuntu tw'ubushwambagara bagahisha ubwambure bwabo, ariko n'ubundi bwose bwari buri hanze. Iyi niyo shusho Nyambo yari arimo areba imbere ye mu maso ye y'umukunzi we n'inshuti ye magara barimo bamuca inyuma. Ngo uyu Titi wari wabuze icyo avuga, barimo bamureba yambaye ubusa buri ngo yaraturitse araseka. Ariko iyo nseko Titi yari asetse ni yandi ituruka kuko utakiri gukotorora ubwonko bwawe, ubwonko bukikoresha. Mu magambo make Titi yahise aba nk'umusazi bitewe n'ibyo bintu bari bamufatiyemo, nuko yagaragaraga imbere y'uwo akunda mu buryo buteye isoni. Uzi gufatirwa mu cyuho n'uwo ukunda wambaye ubusa buri uri kumwe n'undi mukobwa nawe wambaye ubusa buri biteye isoni. Nyine wari wafingaga iti bikakurenga ugaseka like bro acana itara. Uyu Nyambo wababajwe n'urukundo iyo ari kubara iyi nkuru ayibara akoresha n'ibimenyetso by'uko yayibonye. We ntabwo yahise ambona, we yarakomeje nyine akomeza ibyo yari ari. Kubera igize ubuze ngo yarakomeje. Nguyu umunsi washyize iherezo ku rukundo rwa Titi na Nyambo, kuko kuva icyo gihe uwitwa Nyambo yahise yanga uwitwa Titi urunuka. Gusa Titi akomeza asobanura uko yisanze ari guca inyuma Nyambo, avuga ko ari umukobwa wari wamusuye bakaganira bisanzwe, kuko Nyambo yari yamubwiye ko afite kato uwo munsi. Uyu mukobwa yaje kumusura rero, Titi ari wenyine nk'uko yibanaga muri iyo geto ye, baraganira ariko nta cyajyaga imbere cy'uko bashobora kwita baca inyuma Nyambo cyari kirimo muri ibyo biganiro baganiraga. Muri bya bihe byo gusezera, Titi yasezeye kuri uwo mukobwa, amusezeyeho barayambirana. Bakiri kuyambirana bivugwa ko uyu Titi yahise afatwa n'amashanyarazi ndetse na wa mukobwa akatafatwa n'amashanyarazi. Ako kanya ubwonko bwabo bwahise buta umurongo, bahita bisanga muri iki gikorwa. Iki gikorwa bakiri kugikora nibwo Nyambo yahise aza, wari usanzwe ufite urufunguzo rwa geto ya Titi, ahita bagwa gitumba ari kuguca inyuma nyine amuri hejuru. Nyuma y'uyu munsi umushinga bari bafite w'ubukwe wari kuba ku itariki 7 ukwezi kwa 8 2025 wahise uhagarara. 2025 ubundi bari gukora wedding, bari bafite tariki 7 z'ukwa 8. Nkuko bakomezaga babitwereka ati naba besto banyuraga mu gikari bakagenda bagasurana bakiyereka ababyeyi, ndetse imishinga yabo yarakomeje kubera ko yaba iwabo w'umukobwa bari bashimye umusore ndetse n'iwabo w'umusore bari bashimye umukobwa. Nkuko murumuna wa Titi akomeza bivuga, avuga ko Nyambo yari umukobwa mwiza, umuryango wari wishimiye cyane. Kugira ngo ubukwe burahari, ujye nari inzu kuri inama z'imiryango zarahuraga bari kubipanga, kuko uru rukundo rwabo uburyo rwarangiyemo rugereranywa nk'uko haba hari inkono yari imanitse hejuru, maze iyo nkono igahuruduka ikidimba hasi kumwimeneka, niko rwarangiye. Ndetse iyo nkono igeranywa n'urukundo rwabo. Nyuma y'aho ubukwe bwa Titi na Nyambo bupfuye, Titi yahise arwara depression, arwara uburwayi bwitwa igunge, arwara uburwayi bita ihina n'ipine mu gihe uryamye, arwara uburwayi bita ngo usibye inzozi nta kindi uzatahira. Titi yakomeje asaba imbabazi Nyambo. Nyambo yari yamaze gufata umwanzuro wo kuvuga ati sishoboye kubana n'umuhungu uteye nkawe. Titi yanyuze mu bitangazamakuru byinshi bitandukanye akomeza asaba imbabazi Nyambo, avuga ati yewe umukobwa ko nagukundaga wambabariye ukagaruka, ko ari satani washutse, ko nafashe umwanzuro ko nashobora kuzagutererana ikindi gihe
akaba ari n'ishuri imwe nabikoze nka guca inyuma ndetse nkaba nari naraguhaye n'urufunguzo rw'inzu yanjye, ubu nari kuguha urufunguzo rw'inzu yanjye koko nguca inyuma, please ngarukira. Nyambo we yari yarafashe umwanzuro ko abagabo b'iyi minsi nsigaye mbona nyine abenshi utapfa kubatandukanya n'abagore. Ibi yabivugaga abivugira ku musore bita Titi, akomeza avuga ngo mbabarira dusubirane, ariko uyu mukobwa ufite urwango yanga Titi rureduka nk'igikaye yafashe umwanzuro. Depression umva umukobwa ngo nyine ngo yarambabaje. Ibi Nyambo yabivugiraga ku musore bita Titi nyuma yo gutangaza ko afite ubukwe n'uwundi musore. Ubukwe ndabufite kuwa gatandatu. Munyemerere noneho tubanze tuvuge bimwe mu byo murumuna wa Titi yatangaje, tuvugeho gake uko Titi yari ameze mbere y'uko ahura na Nyambo, ndetse tuvuge na nyuma y'aho ahuriye na Nyambo, tuze no kuvugaho gato nyuma y'aho Titi atandukaniye na Nyambo uko Titi yaje kumererwa. Nyambo watubabarije grand frere mani wese tutarabarika mani. Ubundi mbere y'uko Titi ahura na Nyambo, Titi yari umusore usanzwe wibera muri ghetto, wikorera ikintu cyose ashaka, ndetse muri ubwo buzima bwo gukora ikintu cyose ashaka ngo yinjizaga abakobwa umufiririzo. Yari umusore w'inkundarubyino, ubwo n'umwe muri ba basore baba bibereyeho binywera amayoga, binywera amatabi, bicembera abakobwa umufiririzo. Ubwo ni ukuvuga ngo umukobwa yacembye mu gitondo si wacemba nimugoroba. Ukuntu grand frere yigomye agahinduka, yari wa muntu wikundira ibyana nyine agifitemo ubutini bwinshi busagara. Ubwo nibwo buzima Titi yari abayemo mbere y'ahuriye na Nyambo. Titi bitewe n'ubwo buzima yari arimo buteye gutyo buhagaze utyo, yaje kwisanga ari mageragere, ari gushinjwa icyaha cyo gusambanya umwana utari wuzuza imyaka y'ubukure. Gusa Titi hano yaraburanye birangira ahindutse umwere. Nyuma yaho yaje gufungurwa, ariwe yahise ahurira na Nyambo, bakomeza mu buzima bwo gukundana. Iki nicyo gihe Titi yafashe umwanzuro wo guhindura ubuzima, akava muri bwa buzima bw'ubuyobe, agahitamo umwanzuro wo gukundana n'umukobwa umwe, akamwimariramo. Titi akareka amayoga, akareka n'ibindi bintu byose byatuma atakaza umurongo. Muri ubu buzima Titi ari gukundana na Nyambo, bivugwa ko ari cyo gihe Titi yabaye umusore, iwabo bakabona ko yahindutse byuzuye. We na Nyambo baje gufata umwanzuro wo kuzarushingwa, maze bategura ubukwe bwari kuzaba mu kwezi kwa munani 2025. Birangira ubwo bukwe bupfuye bitewe n'icyo gikorwa cyabaye kuri Titi cyo gufatirwa mu cyuho ari guca inyuma umukunzi we Nyambo. Nyuma y'aho Titi ataniye na Nyambo, Titi bivugwa ko yatangiye kurwara depression, ariyanga cyane, yibaza ibimubayeho, yibaza ibyo akoze, yibaza uburyo ubuzima bwe bugiye guhita buhinduka nk'ukuzimu. Atekereza ku rukundo rwe rw'ukuri rwamuhinduriye ubuzima, agahinduka umusore nyawe, uburyo arutengushye, ndetse n'uburyo inkuru yabo ihise igana ku musozo biramuyobera. Yaje gusaba imbabazi uyu Nyambo wari wafashe umwanzuro wo kudasubira kongera gukundana na Titi ukundi. Tugana ku musozo w'iyi video, ese urkumva warenganya Nyambo cyangwa wamushyigikira? Titi se wahindutse agasaba imbabazi, urabona wadakwiye kuzihabwa? Ndabashimiye cyane ababanye natwe muri iyi video. Nge nitwa Olivier, Imana ibarinde.